umuntu wese agomba guhembesha muri ministeri akoramo. Dufite abantu bakorera Satani bakaza guhembesha Imana, ntabwo bikunda. Aho wakoze niho ugomba guhembeshereza, kandi ministeri yose ihemba abakozi bayo. Ijuru dukorera irizananirwa kuduhemba niba turikorera neza. Amen. Sinzi niba mwumva ikintu bita ministeri, ni amakampani cyangwa n'amasosiyete. Hari ministeri ebyiri ndi gukunda muri iyi minsi cyane. Ministeri ya mbere ndi gukunda cyane ni ministeri y'ingabo, abasirikare. Kubera iki? Nkunda uburyo bakora akazi kabo. Sindabona umusirikare wafunguye ibipesi by'ishati, sindabona umusirikare wambaye pocket, sindabona umusirikare wugama imvura yaguye arafunga umwenda ku buryo umureba ukamenya ngo uyu ni umusirikare n'ingabo y'u Rwanda kubera ukuntu yambaye. Noneho nongeyeho n'abakozi bo muri banki, muri beka, barambara bari abana gakubitamo karuvati agashyiramo baje, bamureka bavuga uti yakora muri banki kubera yateye ipasi yambaye neza. None abakozi b'Imana mugurira imyenda he? Iyi myenda mwambara kampani mukorera ibambikite, ibambikite. Gusa umuntu umukozi w'Imana ariko ukuntu yambaye ntabwo muzi mezire mwambara. Umuntu akagira imyenda yuzuye inzu aho ugasanga nta mwenda umubera. Ibifata gerageza menya mezire yawe ku buryo nuhagara abantu bakorera uburyo wambaye ntabwo batuye umuntu ni umukozi w'Imana. Kubera iki? Yambara nk'abakozi b'Imana. Ugera ku rwego wambara abantu basigare banibaza bavuga ati runaka yabaye iki ko asigaye yambara neza. Banabikubaza bakoza ko usigaye wambara neza, ujye bagira uti ni impamvu y'akazi. Ko mutabyumvise? Ni impamvu z'iki? Z'akazi. Ko mwateguye igiterane ni impamvu z'akazi. Ko mwavuye Karama ni impamvu z'akazi. Ko mwaguze ibyuma ni impamvu z'akazi. Ko mwagiye mukagaruka ni impamvu z'iki? Z'akazi. Umuririmbyi yaravuze ngo Yesu databuja azamukorera ndacobora. Ngwije ubuntu n'urukundo afite, aravuga ngo maze imirimo yo mu isi ajya ampanirangiza, azampamagara ngeze hejuru. Iki muracyumvise? Ngaho ihangana ubwire mwicaranye ngo uyu mwaka no kwambara neza. Uyu mwaka no gushaka imyambaro, ugushaka imyambaro ituma tujya ku rugamba tukarurwana kandi tukarutsinda. Icya kane ni ugusenga mbere yo kuririmba no gusoma ijambo ry'Imana, ukaririmba ibiva muri Bibiliya. Icya kane ni ugusenga mbere yo kuririmba no gusoma ijambo ry'Imana, ukaririmba ibiva muri Bibiliya. Dufite abantu baririmba batasenze, tukagira abantu baririmba indirimbo ugashakamo ijambo ry'Imana ukayibura. Mwasomye he? Tutuntu mupfundikanya aho kubera n'ukuntu nyine tuba tumeze nkatwe abantu basomye ijambo ry'Imana. Hari igihe umuntu aririmba indirimbo ugashakamo ikintu yavuze ukakibura. Naho mwabona tudafashwa mukagira ngo ntituri gufashwa kubera ko turi abapagani. Impamvu tudafashwa nuko ntacyo tuba turi gukuramo. Naho mukadutekinika ngo ndabona ngo mudafashwa ngo nyeganyeza mujye ubusura uranyeganyeza. Waririmbye ibyo uririmbye bikanyeganyeza utanyeganyeje ngo muhobere. Hari utuntu tw'udukomyo mwagiye muzana tutari two pe. Indirimbo yawe niba irimo ijambo ry'Imana ukaba wayisengeye ni ukuri kw'Imana, ntabwo urarindira kumbwira ngo oya urankanga se ngo bigende bite. Abarimbi muri kudukorera udukoryo muri iyi minsi. Ntabwo ari pisho ndikubwira muri rusange. Twageza n'umugisha bazanye kamera bizagera no ku bandi batabaye ahangaha. Ariko kugira ngo urugamba rurwanwe rutsindwe, ntabwo ari ukuza kutubwira ngo mufate amatelefone ngo muyazamure ngo mucane amatoroshi ngo mumurikire ibihe. Ibyo tumurikira byo bose wowe ririmba ijambo ry'Imana wase mu ndirimbo, amasengesho wayisengeye araza kudukoraho kumva ibyo uvuze. Nimuvuge ngo amen. Byo gusoma byo reka mbireke ibice byaza kutugora. Icyanyuma, icya gatanu ni ukugira ibyishimo biva ku Mwuka Wera kandi byinshi. Umuririmbyi mwiza muzima, icya gatanu kimuranga ni ukugira ibyishimo ari kuririmba, ibyishimo biva ku Mwuka Wera kandi byinshi. Mfite abantu baririmba barakaye ukabona arahumuye. Ntihaboneka, gerageza, nezerwa, ishime kugira ngo ibintu uri gukora kuko mutishima. Wowe urarakaye uratwishimisha kubera wowe nezerwa. Umunezero ufite mu ndirimbo uraza gutuma natwe hari aho bituganisha. Nimuvuge ngo amen. Ibyo ngibyo murabyumvise? Ibindi bintu nari navuze ko ndababwira ibintu bituma tutaramya neza, tutaramya uko bikwiye, bituma indirimbo zidatanga umusaruro. Reka mvuge bitanu bisome niruka. Icya mbere ni ibyaha. Niba hari ikintu kibi kibaho ukuririmba n'ibyaha. Izi ndirimbo zirimo ibyaha ziririmbaga n'abantu basomana, zirimbwa n'abantu biba. Kera nigeze kumva umuntu wakoraga udukoryo muri korali ngo bajya kurepeta yagiraga irari riteye ubwoba. Aho ngo bajya kurepeta muri repetition baririmba, amuzi ko nyine muri repetition abantu babisanzuye. Hari ibintu bitakiba kera, ubundi byajyaga bibakera mu makorali ya kera. Hari ibintu bitaga amadanse, amageste, murayazi ya gucya. Usanga bakore ku madanse, bakaba amadanse yo guhindukira mureba nka gutya. Yari umusore uhagaranye n'umukobwa, bahindutse akubise gutya agomba kubera n'umukobwa. Abwira dirira tukitero tugitinde. Urumva? Ibyaha. Kuririmba n'ibyaha.
uru rugamba tuzarunesha dute? Tuzaba kuramya no guhimbaza binesha urugamba tuzanesha dute? Turirimbisha abanyabyaha, turirimbana n'abanyabyaha, murakaririmba somana, murakaririmba sambana, murakaririmba ari umwesikoro, murakaririmba yiba. Ntabwo bishoboka. Cyo ni kimwe gituma indirimbo zidakora ibyo zagakoze. Icya kabiri ni urusaku rw'ibyuma. Urusaku rw'iki? Siko na leta yabimenye ko dusakuza. Dutegeze gushyiraho sound proof, batubwira ko tugomba kugarukiraho turusaku n'urujye kure, ariko usigaye usanga abakecuru n'abasaza barwaye imitima ibintu by'urusaku kugira ngo twumve indirimbo. Ntabwo ari uko abantu basakuza. Ugerageze ubigabanye. Iyo ni inzitizi ya kabiri ishobora gutuma urugamba rudatsindwa mu ndirimbo. Inzitizi ya gatatu ni ukwigana indirimbo z'abisi. Imiziki yose, amajwi yose, indirimbo zose ni kuri internet, no kujya gukopiya, no kujya gushaka abantu bafite ibijwi bibyibushye. Nyaboneka mwaretse ibintu byo hanze mugasenga umwuka wera akabahereza amajwi. Hari amajwi ari mu ijuru mutari mwaririmba, muvuge ngo amen. Hari amajwi ari mu ijuru mutari mwaririmba, mwituzanira ibyo hanze ngo mbivangavange. Wenda n'isi igeze ni byiza kuko hari naho nzi rwose ubona umuririmbo uzi kuririmba bakamugura neza, barakubagura ahubwo muri ku isoko byakomeye. Uyu muntu baguze agireke. Icya kane gituma indirimbo zitagira umusaruro uko bikwiye ni ukudasenga no kudasoma ijambo ry'Imana. Iyo abantu baririmba gusa badasenga, bakaririmba badasoma ijambo ry'Imana, birabagora. Kandi niba hari ikintu nabonye kimaze kugora no gusoma ijambo ry'Imana. Niba hari ikintu nabo kiba gusenga aho reka bireke. Iki kintu cyitwa gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ni ibintu bibiri bifite imbaraga. Satani yamaze kunyaga abantu mu rwego rukomeye, aho umuntu yumva ko ari kurepeta no kuririmba gusa, akumva atafata umwanya agasoma ijambo ry'Imana. Ubundi ibyo uririmba ubikurahe? Niba utabisenyeye urumva bizagira uwuhe mumaro? Birakwiye ko mugomba guhuguka mukagira umwanya uhagije mugasoma ijambo ry'Imana kandi mugasenga. Kankora agateste gato. Abantu bari hano bafite Bibiliya nibazigira bari bazizamura, zitari soft nazo Bibiliya ifatika bazizamura. Nuko mutazamura cyane, muzamure cyane. Ngaho ni mu ndebe ubuse mu mano. Abandi muzifite muri telefoni nibyo, nanjye ndayifite, ariko se ubuse muzizamuye muzisoma kubyara buri munsi. Umunsi umwe nari igikondo nigisha gukunda Yesu no gusa nawe, ndavuga umuntu wese asa n'icyo akora. Iyo ucuruza ifu ugira ibimenyetso byo gucuruza ifu, iyo ucuruza amakara, iyo uri umukanishi, iyo uri indaya, umuntu wese byanga bikunda agira ibimenyetso bigaragaza ibyo ari byo. Iyo uri umukozi w'Imana byanga bikunda hari ibintu kugaragara. Umbwiriza iryo jambo ndi kubwiriza, umukobwa umwe aratuikarira mu materaniro, tukavuga gukunda Yesu no gusa nawe, turabivuga amagara bihana ntiyaza kwihana. Dusohotse tugeze hanze numva umuntu yakuzanye ukamara kumwe n'umupastor mwambwe ati hagarara, ubaye iki? Ati nshaka usengera. Ko twamagaye abandi ntuze, ati nashaka umusengera by'umwihariko. Kubera iki? Ati sinsa na Yesu. Usa nande? Ati sa n'indaya. Ko bamwiza usa n'indaya gute? Ati nijoro narasambanye musengera Imana ibabarire, mwavuze gusa na Yesu mbona sinsa nawe, nukuri natsinzwe pe. Tutipfukama. Arapfukama twari imbere y'urusengero turamusengera. Tumaze kumusengera haguruka arasengera avuga ati umutima wanjye numva wishimye. Arambwira na mukozi w'Imana ariwe umaze kumusengera, hari umuntu wasa na Yesu atagira Bibiliya. Wampaye iyo Bibiliya ufite? Nkajya mvuga ko ufite Yesu ariko ufite n'ijambo rye. Nari mfite Bibiliya bari barampaye mo gift narayikundaga cyane. Nibaza ahantu ndamuciki, yafatiye ahantu udashobora kumucika. Ndamubwira nti rero ubwo utatunga Yesu utagira ijambo ry'Imana, ngo ufata Bibiliya ujye uvuga ko ufite Yesu n'ijambo rye. Ndayimuha, arangije ahita agenda. Umudamu w'umudiyakoni kazi witwa Mama Rusi kwari igikondo, araza arambwira ati mukozi muri ako waka kujyana Bibiliya atahi wawe. Ihoya ntiyakiriye Yesu, avuga ko atatunga Yesu atagira ijambo ry'Imana. Ndayimuhaye. Uwo mudamu ahita amereza mu 12, arambwira ngo nawaza ku rusengero ufite Bibiliya ngo utayifite ugende ugure Bibiliya. Njya mu nkuru nziza asanga Bibiliya iri mu ayene yigura 10,000. Icyumweru gikurikira agomba kujya kwigisha i Nyanza mu Rukari. Ngeze i Nyanza nigisha ijambo rivuga ngo kalendari y'ubuzima bwacu ni Bibiliya. Kuva mu itangiro kugira mu byashowe ni indorerwamo umukristo yireberamo. Ndavuga ngo kalendari y'ubuzima ni ijambo ry'Imana. Kalendari y'ubuzima kuva mu itangiro kugira mu byashowe niba wireba ukabona uko umeze. Umusore atera urutoki mu giterane aravuga umukozi w'Imana nta kalendari y'ubuzima agira. Wampaye iyo Bibiliya nanjye nkagira kalendari y'ubuzima. Ndavuga ndapfuye. Ndamuhamagara ntakira kalendari y'ubuzima. Aravuga ati nanjye mbaye kugiza kalendari y'ubuzima. Icyumweru gikurikiye za kwigisha mu Gatenga, zanateguriye muri agenda adafite Bibiliya, maze kwigisha. Umudiyakoni yari umusaza afata ukuboko ajyana mu rusengero. Arambwira ngo uracyari muto, shaka guhugura. Nta muntu ujya kuruhimba adafite Bibiliya. Wabwirije neza twafashijwe pe, ariko wakoze amakosa. Kuki wawe muri agatutu udafite Bibiliya? Nabwo niba ushize nayitanze igikondo, ikurikiye gitanga Inyanza. Sindabona amafaranga yo kugura indi Bibiliya. Ampereza 15,000. Arambwira ngo ugende ushaka Bibiliya, ariko rwose ntuzongere kujya gututi udafite Bibiliya. Ndagenda ngura Bibiliya. Ntihagire uyinsaba. Noneho rero yagira uyisaba ibintu mwihaye byo kuba mu buzima budatunze Bibiliya mubayeho mute? Watunze iPhone y'ibihumbi 100
uratunze inkweto y'ibihumbi 17, uratunze ijipo y'ibihumbi 40, utagira bibiri igura ibihumbi 20 cyangwa 10, urumva uzabaho mu buhe buzima? Urwo rugamba uzarurwana. Cya gatanu, ese muracyumvise icyo ngicyo? Kudasoma ijambo ry'Imana no kudasenga bituma urugamba rutaneshwa urwo rukwiye kunesha. Icya gatanu ni ubwibone no kwishyira hejuru. Dufite abaririmbyi babibone, ariko si hano kugira abantu bishyira hejuru, akumva atatonye, akumva atafashe mikoro, akumva atacuranze no kuza kurepeta no kubanza kumuhenda. Ugabanya ubwibone. Ese muranyumvise? Muri abari kubyumva cyane nabo mw'iyi domeni yo kuririmba, ariko abatarimba ntibabizi. Ariko mu makorari, mu worship habamo abantu babibone rwose, aba yumva ataje ibintu bitaba. Vuga amajwi ane agize indirimbo, ubundi tugane ku musozo tujye gusenga. Indirimbo kugira ngo ibe yuzuye, ibe iryoshye, korari worship kugira ngo ibe yuzuye, ibe iryoshye, igomba kuririmba indirimbo igizwe n'amajwi angahe? Abaririmba angahe? Ane. Indirimbo kugira ngo ibishyitsi irwana urugambi rutsinde, igomba kuba ifite amajwi ane. Irya mbere ryitwa soprano, kabiri alto, gatatu tenor, kane bass. Murayafite ayo majwi ane? Murayafite? Mufite soprano, mufite alto, mufite tenor, mufite bass. Ijwi ryose ribura mu ndirimbo ni icyuho tuba tubonye umwanzi abona aho yinjira. Rero dufite n'ikibazo cy'abantu babo bintu batazi. Ngo ngiye ngomba muri korari, ngomba muri messenger, ngo ngiye ngomba muri gosheni, ngo ndirimba soprano. Soprano ni iki? Ubundi umuntu utabizi akubajije, urugamba dufite nuko dufite abantu babo bintu batazi. Ubundi soprano ni iki? Umuntu aririmba ijwi atazi. Ngo ngiye ngo ndirimba ngo alto. Alto ni iki? Ubu natanga ikizambo abantu base bahaga. Alto ni iki? Tenor ni iki? Baze ni iki? Biririmbwa nande? Abiririmba ryari? Habaye iki? Dufite abantu babonye abantu baririmba, ahita yumva umunyenga wo muri korari, ahita yumva yajya muri korari, ariko ntazi iyo biva niyo bijya. Kuko atari abaririmbyi turi kumwe gusa, ntago naza gutinda ku majwi, ababikeneye ba nyirabyo babikeneye zo mu mwanya tubiganire, ariko nshaka kuvuga ku ijwi rimwe gusa. Ryabuze mu ndirimbo, ryabuze mu baririmbyi, riri kuduteza ibibazo n'urugamba, twatuma urugamba rudatsindwa. Ni ijwi rya kane ryitwa bazi. Ni ijwi ryitwa ngo ni ijwi ry'ibyiringiro. Ni ijwi ririmbwa n'umuntu wahaze ku buryo ahagarara inyuma y'abandi, yandiha yahinda abadayimoni bose. Baze ni ijwi ryirukana. Korari ifite abagabo bahaze barindwi bahagaze inyuma, bafite inda zigera iba, barahinda baririmba. Imana ikavuga iti naragabuye kabisa, naragabuye. None dufite urugamba, baze twarayibuze. Abantu barariye bamaze guhaga, bava muri baze bava muri w'Imana. Baze ni ijwi ry'ibyiringiro, ni ijwi ririmba n'umuntu wamaze guhembuka, agahagarara inyuma y'abandi yarambura amaboko. Imana ati kwe none abagabo banini bagiye muri korari, niko message abagabo banini babasize bagiye, hakenewe baze. Ese muranyumva neza? Nimuvuge ngo amen. Nimugikirize ngo amen. Baze ni ijwi ry'ibyiringiro. Alto ni birungo. Alto ni birungo, mu ndirimbo hamwe birungo. Tenor ni ijwi rihabura ryirukana Satani, irahabya. Soprano ni ijwi rihamagara, ni ijwi ribwiriza. Abaririmba soprano bose burya baba bahamagara, baba babwiriza. Aya majwi uko arane byari bikwiye ko kugira ngo indirimbo iririmbwe urugamba rutsindwe, aya majwi agomba kuba ari muri korari. Seminari y'abaririmbyi natumye nyine mbiza mu kuntu, ariko mwavuze kuramya guhimbaza kunesha urugamba, bigomba kuba ari ibintu byuzuye. Hari ibimura rero, nimuvuge ngo amen. Aho mufasha dusoze turebe ibintu nka 4-5 indirimbo zikora, aba ari byo dusorezaho. Indirimbo zifite ibintu 5 zikora. Buryo murimo muraririmba hari ibintu biba biri kuba mu isi y'umwuka, ntabwo ari ukupfa kuririmba gusa. Ikintu cya mbere indirimbo zijya zikora iyo turi kuririmba, indirimbo zibohora imbohe. Zigira zite? Numvise ko mu gicuku Paulo na Sila ngo bagize bate? Bararirimbye. Izindi mbohe zigira zite? Zirabumva, zirabohoka. Iyo turirimba hari imbohe zibohoka mu buryo bw'umwuka. Urayo tuvuze imbohe muhita kujya amageragere ngo niyo ngo imbohe ziri. Dufite imbohe zicaye muri tereno zambaye amabubu, zambaye amarinete. Dufite imbohe zambaye amakositimu. Dufite imbohe zigenda muri vewiti.